Mu minsi 100 yonyine ubuzima bw'abarenga miliyoni bwari buhatikiriye, bahinduwe ibicibwa, badafite aho bahungira, bageretsweho ibyaha byinshi batakoze, bashonje, bananiwe, kandi ikindi bakabyiganiriza kuko batagiraga kirengera. Aya ni amateka, si inkuru mpimbano. Amahano u Rwanda rwabonye 1994 ntazigera yibagirana mu Rwanda. Byose bitangira Ababiligi bakigera mu Rwanda baje kurukoloniza kugira ngo imiyoborere yabo ifate, babona inzira yo kuryanisha Abanyarwanda ariyo nzira ishoboka yonyine, maze bafata ibyiciro byafatwaga nk'iby'ubudehe babihinduramo iby'amoko, maze Tutsi, Hutu, Twa birimakazwa bitangira kwandikwa no mu ndangamuntu bigirwa itegeko. Maze Mutara wa gatatu Rudahigwa atangiye kuzana igitekerezo kijyanye n'iby'ubwigenge, nabo baba baramwirengeje biciye mu muganga wamuvuraga Usumbura, Bujumbura y'ubu ngubu mu Burundi. Bamuteye urushinge ruri mu burozi maze aratanga. Twifashishije ikinyamakuru cyandika Keti Press. Ese ibi bintu byose byaje kugenda gute? Ni mu nkuru yanditswe na Jean Dorakuru wa Tabaro mu 2023 ku itariki 28 z'ukwa mbere. Intwari y'u Rwanda iri mu cyiciro cy'Imena, Mutara wa gatatu Rudahigwa yavutse muri Werurwe mu 1911 mu muryango wa Yuhi wa gatanu Musinga ku Rwesero mu karere ka Nyanza ni mu majyepfo y'u Rwanda. Yavutse mu bihe bitari byoroshye cyane kandi bw'Abadage bari bakigera mu Rwanda mu butumwa bwari bwariswe Missionnaire d'Afrique. Abadage baje gusimbuzwa Ababiligi, maze Musinga wari ku ngoma icyo gihe arabarwanya cyane kuko bateshaga agaciro umuco nyarwanda, ikindi kandi bakaguma gutesha agaciro ingoma ya cyami. Byaje kurakaza Ababiligi cyane ko yari yaranze no kubatizwa, yaranze guhindukira ngo abe umukristo. Yaje guhabwa amasaha 48 ngabo yavuye mu ngoro, maze nawe abikora atyo ahita ahungira Moba, ubu ngubu ni muri Kongo. Mu 1944 yaje kwitaba Imana akiri mu buhungiro. Nubwo yari akiri mu buhungiro, yari yarasimbuwe n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Leo Pierre, nyakwigendera pasiteri mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi Ezra Mpyisi. Yari ari mu kanama ngishwanama kitwaga Conseil National du Pays CNP. Uyu ni umwe mu bavuze ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, akaba ari nawe waganirije iki kinyamakuru Keti Press, ababwira byinshi ku buzima bw'uyu mwami. Ezra Mpyisi avuga ko Rudahigwa yadukanye imico nk'iya se neza, aho we noneho yaje arwanira ubwigenge, gusa ibyo byose akabikorana ubwenge kuko n'ubundi ngoma ya cyami bari barayigabanyije imbaraga. Ababiligi batangiye gukoresha rya tegeko rivuga ngo baceme ibice maze ubayobore, batangira gutetesha abayobozi umwami yari yarishiriyeho kugira ngo barwanye umwami, maze batangira gutetesha abo bayobozi umwami yari yarishiriyeho, maze bakajya banabakangurira guhora bafata nabi ababakoreraga. Aho hari kugira ngo barakaza bitwaga Abahutu, maze nabo barakarira umwami bavuga ko ubuyobozi ari bubi, maze kugira ngo byorohere Ababiligi bayobora igihugu biboroheye muri ako kavuyo kameze gatyo. Umwami abibonye akora ibikorwa byose byahaga icyuho, urwango n'ihohotera mu baturage, maze uburetwa n'ubuhake ahita bikuraho. Umwami yakomeje gushyira imbaraga cyane mu kwegereza ubuyobozi abaturage. Muri ibyo ndetse ahita ashyiraho n'inama nkuru y'igihugu. Iyo nama nkuru y'igihugu yagwanijwe n'Ababiligi, kugwanwa nabo gutyo bakajya bashira imbere Giregori Kayibanda ndetse na Joseph Gitera kugira ngo barwanye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ntibarekeye aho gusa kuko batangiye kujya banabagereranya bakurikije imirongo yo muri Bibiliya, bakajya bavuga ngo Rudahigwa ni Goliyati w'i Nyanza, mu gihe Kayibanda we ngo ari Dawidi w'i Kabgayi. Ababiligi ntibashakaga ko Abanyarwanda biga habe na gato, gusa umwami yateranije inama y'igihugu bemeranya ko u Rwanda ruzajya ruranishyura kugira ngo ariko Abanyarwanda bige. Pastor Mpyisi wari uri muri iyo nama y'abantu 30 yabyibukaga nk'ibyabaye ejo ubwo yabwiraga iyi nkuru Keti Press. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yahuye n'abamurwanya benshi, Ababiligi, Kiliziya Gatolika, aho abenshi babaga bashaka indamu muri byo aho kugira ngo bashake icyiza cy'igihugu.
Ni umwami warwanije ubukoloni, agahora yifuriza u Rwanda ubwigenge. Nyuma yo gusura Ububiligi yiyumvishijemo ndetse kandi atangira kwiyemeza, anashaka uburyo yazahura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira ku kibazo cy'ubwigenge mu Rwanda nk'uko yahoraga abyifuza, kugira ngo u Rwanda rimwe ruzabohoke ruve mu maboko y'abakoloni. Pastor Mpyisi we yivugiye yuko yari yafashije umwami kugira ngo azabonane na perezida wa Amerika biciye ku muyobozi mukuru w'Abadivantiste. Gusa ibyo byose byaje gupfa kuko n'ubundi nta viza yari afite kandi yagombaga kuyifata biciye mu nzira n'ubundi zari zirimo Ababiligi. Ikindi kandi mbere y'uko abona n'iyo viza yagombaga no gukingirwa urukingo rwa yellow fever. Urwo ngurwo kandi yagombaga kurubona aciye ku mudogiteri we w'Umubiligi mu Bujumbura. Umwami yabonye nta kundi yari kubigenza, atangira inzira zo kugira ngo azabone ibyangombwa byo kumutwara muri Amerika. Maze ubwo yari ageze mu Burundi, muri hoteli imwe yari arimo, abo yari kumwe nabo asiga ababwiye yuko agarutse mu kanya gatoya agiye kureba muganga agaterwa urwo rukingo, maze kugira ngo ibyangombwa bye bizaboneke mu buryo bworoshye. Yavuye aho ngaho abwiye abo bari kumwe yuko ari bugaruke vuba. Gusa ava aho ngaho ajya ku bitaro ntiyongeye kugaruka, kuko yagezeyo atazi ko yagambaniwe kare. Bamutera urushinge rurimo uburozi maze aratanga. Nyuma y'ibyo ngibyo Ababiligi babeshye yuko yaba yahitanywe n'ibintu byinshi bitandukanye. Gusa abo bari kumwe bemeza yuko we yitwariye imodoka ava kuri hoteli babona ari muzima.